ibaza kwitabira ubutumire bw'ubukwe bw'inshuti yawe maze ugikandagiraho buri kubera ikintu cya mbere ubona akaba ari imirwano n'induru ikabije. Aba bagore batashywe n'ubwoba n'aba bagabo basakuza bari batumiwe na Aisha kwitabira ubukwe bwe. Ibihe nk'ibi by'imboneka rimwe biba nibura rimwe mu buzima. Aisha we yari yatekereje ko yari umunsi mwiza w'ubuzima bwe, nyamara uwo munsi waje guhinduka umunsi mubi yigeze abona mu gihe cyose yabereye ku isi. Aisha wari uri mu munyenga w'urukundo n'umusore bendaga kurushinga, ndetse buri minota mike ngo imihango irimbanye. Uyu musore nawe wamuhumye amaso bituma ahemukira uwundi musore mwiza wamukundaga cyane mbere akanamwitangira igihe kinini cyane. Yarazi ko ubuhemu yakoreye uyu musore wamwishyuriye kaminuza akayirangiza kugira ngo bazabane hanyuma nk'uko babyemeranyije, nyamara akamubenga. Umunyarwanda aravuze ngo abakingiranye ingabo ntibakingirana inyegamo, kandi ngo akebo kagiwa mugarura. Ibi ni nyuma y'uko ubukwe bwa Aisha buhagaritswe n'umuvuzi gakondo wohereje ikiyoka kinini cy'uruziramire kikaza mu bukwe bwe ndetse kikamwizingira mu ijosi nk'uko yari yabisabwe na wa musore Aisha yahemukiye. Ntabwo uruziramire rwahagaritse umunsi w'ubukwe bwa Aisha gusa, ahubwo rwamuteye n'ubwoba ko ruzashyira iherezo ku buzima bwe. Igitangaje, uruziramire rwamwizingiyeho maze rwanga kumurekura, ruranga rubibamba. Nubwo nta buryo butakoreshejwe n'abari batashye ubukwe ngo rumurekure, nyamara bikanga bikaba iby'ubusa. Ese ni gute iki kiyoka cyageze ku ijosi rya Aisha? Ese undi kuki cyaje ku munsi w'ubukwe bwe? Iyi ni muri idasanzwe ya Aisha. Twongeye twagarutse muri Kenya, igihugu cyihariye mu kugira uruhuri rw'imico n'imigenzo. Muri iki gihugu harimo amoko arenga 40, kandi amenshi muri afite imigenzo yihariye utasanga ndariho hose ku isi. Uyu munsi twagiye mu karere ka Kwale, kari mu ntara iherereye mu majyepfo ya Kenya. Abantu batuye muri aka gace ubundi bazwiho kugira imbaraga zidasanzwe, nyamara ubwo twitabiraga ubukwe bwa Aisha ntabwo twari twiteze kubona ibidasanzwe bibabaje gutya. Twararitswe n'umuntu waduhaye amakuru ko hari ubukwe buteganyijwe kuza kugenda nabi, nuko twiyemeza gufata urugendo rw'amasaha 8 aharenga ibirometero 500 byose kugira ngo tugere aha hantu ubukwe bwari buteganijwe kubera. Twifashishije amakuru twasangijwe n'abumijwe n'ibyabereye muri ubu bukwe, nuko Aisha yagambana umusore bahoze bakundana ndetse bakaba bemeza bidasubirwaho ko ari buri inyuma y'ibi byose. Badutangariza ko uyu musore bahoze bakundana yishyura Aisha kaminuza afite icyizere ko bazashyingiranwa maze bakibanira nyuma yo gusoza amasomo nk'uko babyemeranije. Nyamara Aisha yangije isezerano bari bafitanye maze ahitamo kurongorwa n'undi musore bahuye nyuma yo gusoza ya kaminuza yishyuriwe n'uwo musore yabenze. Ibi byashenguye cyane uwo musore wamwishyuriye kaminuza maze arahirira kuzihorera nk'uko byahishuwe na musaza wa Aisha. Alisema atatuonyesha na leo siku ya harusi. Ubwo mushiki wanjye yabengaguriye musore bahoze bakundana, yararakaye cyane arashavura bikabije. Yaburiye abantu ko azihorera kuri mushiki wanjye, maze inshuro ya mbere yamenyeshejwe iby'ubukwe bwe yahise arahirira gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo abuhagarike. Afisa, umwe mu bitabiriye ubu bukwe, yatuye muri iki giturage ubuzima bwe bwose. Avuga ko atigeze abona kwihorera kuri urugero runini, kandi ngo atewe impungenge cyane n'ibyiringiro bya Aisha byo kongera gukora ubukwe ukundi bibaho. Ikibazo mfite nuko Aisha ashobora kuzagorwa no kongera kubengukwa n'undi mugabo. Abasore bose babashije kwirebera uburyo yagenje umusore bahoze bakundana bazagira ubwoba bwo kumusaba urukundo. Nagiye mbona abantu bagambanira abandi, kandi bamwe muri bo bashyinguwe muri iri rimbiri iri aha hafi. Iminota mike mbere yuko dushyika aha hantu, umugabo wa Aisha Isa yabwiwe ibyari biri kuba ku mugeni we, ahita yiruka shisha itabonaga naho byabereye. Mu kugera hano yakubiswe n'inkuba bitewe n'ibyo yabonaga, ahita agwa igihumure yitura hasi. Hadija, nyirasenge wa Aisha, akaba n'umwe mu bari bari gufasha bashyashyana ngo haboneke umutuzo, yaraye ko atigeze abona ibisa nk'ibyo yiboneye no munsi wa none. Natashye amakwe menshi bishoboka, mbona ibintu byinshi by'amayobera, ariko ndakora hasi ndabona ibisa nk'ibi mu buzima bwanjye. Ndabizi Aisha yabenze uwo bahoze bakundana, gusa uburyo yihoreye nta bumuntu burimo. Kubw'amahirwe Isa yagize atyaza kuzanza mu karabyuka, gusa yahise ahinduka nk'umusaza ako kanya, maze ibintu bihindira usura ubwo habaga urugamba rudasanzwe inshuti ze zihosha igikorwa yashakaga gukora cyo kwiyahura. Nyamara ku rundi ruhande, abagore bari batashye uko bari barimo bagerageza gushaka igisubizo, nuko biyemeza guhamagara wa musore wahoze akundana na Aisha mu buryo bwo kumusabira imbabazi. Umusore ku murongo wa telefone yatsembye yanga kuberurira, ababwira ko atari ufite uruhare mu biri kuberaho, gusa bahereza nimero z'umuvuzi gakondo bahishura ko ari we wenyine wagira icyo abikoraho.
uwo mwanya bahise bahamagara nimero wa musore yabahaye, telefone yitabwa n'umuvuzi gakondo bahise babwira ko ari gukora ibyo yasabwe. Ubundi turiho kubera ko ku isi huzuye abantu babi. Abantu bagomba kwirinda guhemukira bagenzi babo kuko batazi imbaraga bakoresha bihimura izarizo. Ibirenze kuri ibyo mwadushakira ku iyi nimero 078 16 95 98 7 cyangwa kuri 078 78 96 72 6 cyangwa agasaraba 254 70 87 09 Izi nimero tuzikoresha kuri WhatsApp. Twahawe ikiraka cyo guhagarika ubukwe bwendaga kuba. Umusore yaje atugana aranje atuvira imuzi nkuru y'ukuntu hari umukobwa bakundanye nyuma akamugambanira. Yatumenyesheje ko kandi ari gutegura ubukwe n'umusore mushyashya bakundana, akaba atifuza ko ubwo bukwe butaha ngo arongorwe n'undi kuko agikunda uwo mukobwa. Ni muri urwo rwego yaduhaye ikiraka cyo gukoresha ubushobozi bwacu ubwo bukwe tubuhagarika. Twamubajije inshuro zirenga imwe nimba ko kakomeje, maze atubwira ko yafashe umwanzuro udasubirwaho. Akazi kacu rero ni ugufasha abatugana bakagera ku ntego zabo igihe cyose babidusabye, ariko hatarimo kurenganya, kuko mu buvuzi bwacu tubasha kumenya utubeshya cyangwa utubwiza ukuri. Ibyo ni ibintu twe dufite ububasha bwo gukurikirana bitworoheye kandi tukabitahura byihuse cyane. Nyamara nubwo amatakira ngo yaba ababyeyi bahamagaye umuvuzi gakondo kuri telefone yari afite ishingiro, nk'ababyeyi batahiye abana babo bukwe ibirori bikazamba, uyu muvuzi gakondo yabagira inama y'icyo bakora maze amahoro agahinda. Haba ku ruhande rwa Aisha ubari barigiye gushakana ari we Isa n'umusore Aisha yahemukiye by'indengakamere, bose bababwira ibyo bazakora maze ibyago byabagwiriye uyu munsi bigahosha. Gusa nubwo ku murongo wa telefone twabashije kuvugana n'umuvuzi wa gakondo kandi ijwi rye byumvikana ko ari umugore, icyadutunguye ubwo twavuganaga n'uyu muvuzi gakondo yari kumwe n'umufasha we, ndetse baduhamiriza ko bategetswe n'abakurambere kuvurira hamwe nk'umuryango umwe, umugabo n'umugore bafatikanije. Byadutunguye ubwo uyu muryango w'abavuzi gakondo ufite ubushobozi bungana burya twabasabaga gukoresha ururimi bari bateraniye aho bose bumva, gusa bakaduhakana ko bidashoboka kubera ko abakurambere bo babategetse gukoresha ururimi rwabo rwa gakondo rw'Ikinyarwanda. Nyamara kubw'amahirwe mu bukwe habonetsemo nibura umuntu umwe rukumbi ubasha kumva urwo rurimi uwo muvuzi gakondo akoresha iyo avura. Bimwe mu by'uyu muvuzi gakondo yaburiye Aisha na Isa nuko batakongera kubonana ukundi kuva uyu munsi wa none, bitihise se umubano wabo kazababyarira amazi nk'ibisusa. Uwo mukobwa ntazongere kwegera uwo musore yaragiye gushaka, bagomba gutandukana ntibazongere guhura ukundi. Nibaramuka batubahirije amabwiriza yanjye bazabihanirwa. Twe turiho ubundi kubera ko isi yuzuyemo abantu babi. Abantu bagomba kwirinda guhemukira bagenzi babo, ntabwo uzi imbaraga babahemukiye bashobora gukoresha bihimura. Amakuru dukesha bari batashye ubukwe bwa Aisha badutangarije ko uyu muryango w'abavuzi ba gakondo wamamaye ndetse kiki atari cyo gitangaza cya mbere gikomeye baba bakoreye muri iki gihugu. Nyamara nubwo umuryango w'abavuzi ba gakondo badusabye kuzongera kubavugisha tutari mu rusaku kugira ngo batubwire ibyimbitse, icyo twabashije kumenya mu byo babasha gukora nk'uko n'abaturage babihamiriza nuko uyu muryango w'abavuzi ba gakondo wabaye ikirangire cyane cyane muri East Africa hose, kubera ko aribo batanga imbaraga ku bavuzi ba gakondo bose aho baba bakagera muri aka karere duherereyemo no hanze yako. Nibo bahereza imbaraga n'ubushobozi budasanzwe abapasiteri n'abayobozi mu madini, abahanzi bashaka kwamamara, abacuruzi bakeneye kunguka cyane, ndetse n'undi ushaka gukomera mu mwuga we wose yihebeye akaba adatsimbura intambwe ngo ava haragere kure. Babasha gusubiranya ingo zasenyutse, bafasha abasore n'inkumi batabanye neza mu rukundo, ababuze urubyaro n'abagumiwe, kugaruza ibyibwe imigenderera abantu yoherejwe n'abarozi. Uyu muvuzi gakondo yeruye aratubwira ku murongo wa telefone ko bigoye ko hari indwara ibaho batavura we n'umugabo we, ndetse ko nta kibazo n'iki na kimwe batakemura mu bushobozi bwabo. Nk'abanyamakuru tumaze kubona ububasha uyu muryango ufite bwo kuvura umuntu batanari kumwe, nyamara nubwo rubanda badutangarije ko aba bavuzi gakondo bamaze gukora ibitangaza muri iki gihugu, hari andi makuru twamenye yuko uyu muryango umaze kuba ubukombe ndetse ko atari mu gihugu cyabo ndetse no mu karere gusa bamaze gukora ibitangaza, ahubwo hirya no hino ku isi hose bakoze iby'ubwenge bwa muntu butatekerezaga ko bishoboka. Nyamara tugarutse aha duherereye, abantu batuye muri aka gace bazwiho kugira imyitwarire idahwitse cyane cyane y'ubuhemu ndetse n'ibindi byinshi cyane bisa nabyo. Nubwo rubanda rimwe na rimwe rukerensa nkana ubushobozi bw'abavuzi gakondo,
umwe watashye ubwo bwa Aisha nyuma y'ibyo yiboneye ahamya ko nta wundi muti ku isi muzima ubaho watangwa n'umuvuzi ngo ugire umumaro.